dutangira agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umukobwa ari kugenda ajugunya amafaranga menshi. Ako kanya abantu bari kuba bamwitegereza bagahita babona ameze nk'umuntu wasinze. Umuntu umwe arangije agahita amugirira impuhwe agahamagara polisi ababwira ko hari umukobwa uri kugenda ajugunya amafaranga menshi kandi akameze nk'umuntu wasinze, ko baza rwose bakagerageza kuba bamufasha. Ako kanya rero mu kanya kadatinze polisi zigahita zihagera zikaza zimubaza nimba ameze neza. Umwe mu basore yitegereje koko agahita abona amafaranga menshi anyanyagiritse aho ngaho, arangije ati none se mwebwe rwose muri bahandi? Ariko wa mukobwa ari kubabaza wa musore akamubwira ko rwose ari abapolisi b'igihugu ko baje kugira ngo barebe nimba bamufasha. Wa musore nawe rero agakomeza kumwitegereza, arangije ati none se ano mafaranga ni ayawe? Wa mukobwa ati ayahe se mafaranga? Ubona ko rwose atebuka ko yari afite n'amafaranga. Wa mupolisi mugenzi we agahita amubwira ko yagenda akayatoragura rwose. Wa mukobwa arangije agakomeza kumubaza ati none se witwa nde koko? Wa mukobwa akamubwira ko atibuka n'izina rye. Arangije wa musore ati none se haba hari umuntu wakubabaje? Wa mukobwa ati uretse rero ntekereze gatoya. Ako kanya wa musore ati none se waba ufite n'ahandi hantu hari amafaranga menshi nk'angaya? Wa musore wundi agahita yumva atangiye kumubaza ibibazo bitajyanye. Wa mukobwa akamubwira ko ari gukeka ko mu nzu ye hashobora kuba harimo andi mafaranga menshi. Wa musore agahita amubwira ko bamujyana kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo barebe ukuntu bamufasha. Wa musore ati oya rwose ibyo ngibyo turaza kubikora nyuma, ahubwo akamubwira ko bamujyana mu modoka yabo bakava aho ngaho bakareba ukuntu rwose bamufasha. Kandi impamvu yari yanze kumujyana rwose ni ukubera ko yari yumvishe ko ashobora kuba afite andi mafaranga menshi. Barangije bakaza bagahita baparika hano. Wa musore ati none se kubera iki duparitse koko? Wa musore wundi akamubwira ko yamuhereza briefcase irimo ya mafaranga yose yatoraguye. Arangije agahita yimuhereza. Wa musore nawe rero akayitegereza agahita abona koko ni amafaranga menshi cyane. Arangije ati ahantu rero havuye ano mafaranga hagomba kuba hari n'andi mafaranga menshi cyane. Wa musore ati mu buryo rero bugaragara niko bimeze. Wa musore wundi ati tugomba rero kuba twajya gusakayo. Ako kanya wa musore akimara kubyumva agahita ahamagara ku cyicaro agiye kubabwira ko babahereza uburenganzira bukajya kuba basaka. Atararangiza kuvuga wa musore wundi agahita amwaka icyombo amubaza ati none se uri gukora ibiki koko? Wa musore ati ndi kugerageza rero ko nabwira abayobozi bacu kugira ngo barebe ibintu tugiye gukora. Wa musore wundi ati we rwose ntugire ikibazo, ibi ngibi tugomba kuba twabikemura twebwe ubwacu. Wa musore ati kubera iki se wavuga ibyo ngibyo koko? Wa musore wundi ati ngomba rero kuba navuga ibi ngibi ni itegeko ryanjye kandi ugomba kuba wanyumvira nk'umuyobozi wawe. Wa musore agahita yumva koko nibyo. Arangije agahita abaza wa mukobwa ati none se ano mafaranga yose wayakuye hehe? Wa mukobwa ati ndibuka ko rero nayakuye mu nzu yanjye. Wa musore ati none se inzu yawe iherereye hehe? Wa mukobwa ati iherereye rero hanze y'uyu mujyi. Wa musore wundi ati genda rero umucekinge rwose urebe nimba afite ibyangombwa. Wa musore wundi ati ariko rero nta kintu uriya mugore yakoze gituma tumusaka. Wa musore wundi ati ntabwo rero ngusabye inama, genda ukora ibintu nkubwiye. Wa musore koko agahita yumva nibyo. Arangije agahita aza akitegereza undi mukobwa rwose ukuntu ameze akabona yasinze cyane. Arangije agahita agerageza kuba yareba mu kabaki ke kugira ngo arebe nimba afite ibyangombwa. Arangije agahita abona irangamuntu ye. Arangije agahita agaruka ayihereza rwose wa musore amubwira ko yacekinga. Arangije rero umusore akitegereza amerekezo ariho. Arangije agahita abaza ano merekezo ari ku irangamuntu nimba umukobwa ari hagituye. Wa mukobwa akabimwemerera. Wa musore ati reka rero duhite tujyayo kano kanya. Wa musore wundi mugenzi we ati we rwose ntabwo twajyayo, uno mugore tugomba kuba twamujyana ahubwo kwa muganga mbere kugira ngo barebe nimba rwose batanamufashe ku ngufu. Wa musore wundi ati sohoka rero gatoya rwose tuvugane. Arangije agahita aza abona ko rwose yaramurakariye cyane amubaza ati none se weho ufite ikihe kibazo koko? Ni umunsi wa mbere ukigera mu kazi none utangiye kuba wateza ibindi bibazo. Akamubwira ko niyo njya gukora ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se akamubwira ikintu akamusubiza karahita amutangaho raporo ko akazi kamunaniye. Wa musore ati njyewe rero ndi kugerageza kuba nakora ibintu byiza, ibintu nigishijwe nkiri ku ikosi. Wa musore wundi ati we rwose ntabwo bishoboka, ufite ibintu byinshi ugomba kuba wakwiga cyangwa se ngomba kuba nakwigisha. Akamubwira ko kuva aka kanya agiye kuzajya akora ibintu atabanje kuba yatekereza cyangwa se atabanje kuba yamubaza. Barangije bagahita bagaruka agahita amubwira ko yagenda agafata wa mukobwa akamufunga. Nawe rero arangije agahita amufata. Wa mukobwa ubona ko atunguye cyane ati none se kubiki rwose muri kumfunga, nakoze ikihe cyaha? Wa musore ati ibi ngibi rero turi kugukorera ni kubw'ineza yawe, ikindi ntabwo tukuzi, ntabwo tuzi ahantu wavanye n'amafaranga. Wa mukobwa ati ariko rero ngewe ahantu n'amafaranga ntiyakuye, nagurishije inzu. Akamubwira ko akazi ke agenda agurisha amazu cyangwa se akayagura bitewe n'inyungu arimo. Wa musore ati none se ufite ibimenyetso by'ibyo ngibyo uri kuvuga?
wa mukobwa ubona ko atunguye cyane ahubwo agahita akomeza kumubaza ahantu amafaranga ye ari. Wa musore akamubwira ko amafaranga ye aka kanya rwose yabuze kandi twabonye wa musore amuhereza briefcase irimo amafaranga yose. Wa musore rero mugenzi we agahita atungurwa cyane, wa mukobwa ubona ko rwose bimucanze. Wa musore ubona agahita akomeza kumubwira ati ubwo rero twagusangaga hariya ku muhanda twasanze wari uri kugenda ujugunya amafaranga abaturage bakayitoragurira. Wa mukobwa ati Imana nyagasani ibi ngibi rero ntabwo bishoboka. Wa musore wundi mugenzi we ati none se watubwira ukuntu byagenze? Wa mukobwa agahita atangira kubabwira ukuntu bimeze, ababwira ko yari ari kuzungera ndetse katibuka ibintu byose, ariko ko yari ari mu rugo none agafata amafaranga makeya kugira ngo abashe kuba yagira ikindi kintu agura ku isoko. Wa musore ari kubyumva arangije ati none se urugo rwawe ruherereye hehe? Wa mukobwa rero akahamubwira. Wa musore ati inzu yawe se yabise gute cyangwa se yabiteye gute kugira ngo twumve niba twakujyanayo? Wa mukobwa nawe rero agatangiye kumbwira ukuntu imeze, ukuntu ifite idirishya rinini n'ibindi bintu rwose biyiranga. Wa musore ati aka kanya rero noneho reka tujyeyo tujye kureba niba ibintu ari kutubwira ari ukuri. Barangije bagahita bagenda, uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagezeyo, wa musore agahita ababwira ati noneho rero mwebwe muntegerereze hano njye kureba nimba ibintu n'umukobwa ari kuvuga ari ukuri cyangwa se n'umugore ari kuvuga ari ukuri. Arangije agahita asohoka mu modoka akagenda agafungura igipangu agahita akomeza kwinjira ari kugenda bacunga nimba bakiri muri ya modoka. Uko igihe cyakomeje kugenda rero n'umukobwa agahita akomeza kubaza n'umupolisi ati none se ibintu muri gukora koko nibyo? Wa musore nawe rero akamubwira ko rwose atari byo, ariko ko uriya ari umuyobozi we kandi ko atamwubaha ko agomba kumwubaha. Wa mukobwa ati kubaha rero umuntu ntabwo bivuze gukora ibintu tudashaka cyangwa se ibintu bitari mu mategeko. Wa musore rero ari kubyumva akamubwira ko adafite igitekerezo cy'ukuntu guhangana n'umuyobozi we bikomeye cyane, akamubwira ko ashobora kuba yabura akazi ke kandi ko adashaka kuba yabura akazi ke cyangwa se kariyeri ye hejuru y'umuntu umaze kuriya urya na ruswa. Wa mukobwa rero ari kubyumva akamubwira ko hari ikintu yakora. Wa musore ati icyo kintu se ni igiki koko? Wa mukobwa ati hamagara rero ku cyicaro rwose umurege ndetse cya kabiri umfungure umva na hano mapenge mwangizeho. Wa musore ati muri make rero ndamutse mbikoze byaba bigaragara nkaho ndi guhangana nawe, noneho ikintu yankora rwose si icyaha hafi. Wa mukobwa agikomeje kumwumvisha ukuntu kuba umupolisi aba atari inifomo gusa ahubwo ari gukora ibintu ushaka, agakomeza kumubwira ko nibamukorera ibintu bibi cyangwa se ntagira ikindi kintu kimubaho kibi ko n'umusore azakomeza kubyicuza bitewe n'uko yari afite ubushobozi bwo kuba yamukiza ariko akabyanga. Agakomeza kumubwira ibindi bintu byinshi amwumvisha ko agomba kuba yabikora. Wa musore rero ariko byumva koko agahita yumva nibyo, ariko agahita afata icyombo agiye kuba yamuhamagara. Wa mupolisi agahita ahagera amubaza ati none se ntabwo nakubwiye ngo ntukore ikindi kintu kibi? Wa mukobwa ariko byumva agahita agira ubwoba bwinshi cyane. Wa musore ati ariko rero ibintu turi gukora rwose ntabwo ari byo. Wa musore akamubwira ko ibintu biri byo cyangwa se bitari byo katari ubihitamo. Arangije ati mpereza rero badge yawe ndetse n'imbunda yawe aka kanya. Wa musore agahita avanamo badge rwose akayimuhereza ndetse agahita amuhereza n'imbunda ye. Wa musore rero agahita ajya inyuma agahita abwira wa mukobwa ko yasohoka mu modoka bakajyana. Wa mukobwa ati none se kuba kiri rwose najyana nawe? Wa musore akamubwira ko hari ibibazo yifuza kuba yamubaza. Arangije agahita amujyana ku mbaraga. Wa musore rero ariko yabibona ubona ko nta kintu yakora ko n'imbunda yari afite yayimwatse. Wa musore rero agahita azana n'umukobwa hano arangije agahita amuvanaho ya mapingu. Wa mukobwa ari kubibona ati none se unshaka iki koko? Wa musore yitonze akamubwira ko ashaka ko bumvikana. Wa mukobwa ati twumvikana se ku bijyanye n'iki? Wa musore ati mu by'ukuri rero nakoze iperereza hano nsanga nta hantu hagaragara ubana amafaranga yawe. Akamubwira ko hari amafaranga yinjiza mu buryo butemewe n'amategeko. Wa mukobwa ati none se ushatse kumbwira ibiki koko? Wa musore akamubwira ko araza kumuhereza amafaranga noneho ibi bintu byose bakabyibagirwa. Wa mukobwa ati none se mbaye ntabikoze byagenda gute? Wa musore akamubwira ko bamushinja ibyaha byinshi ndetse bakamujyana muri gereza akazafungwa igihe kinini. Wa mukobwa ati none se nafungwa kandi nta byaha nigeze nkora? Wa musore ati kuri njyewe rero ibyaha byinshi wabikoze. Ubona ko yari ari kumubwira ko yamuhereza ku mafaranga rwose akigendera. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko abizi neza ko briefcase yari afite irimo amafaranga yuzuye kari buyifite. Arangije ati none se utangiye rwose kwibuka ukuntu byagenze mu muhanda? Wa mukobwa ati ntabwo rero mbyibuka neza, ariko ikintu nibuka nuko umuntu twari turi gusangira yafashe ikintu akatekera mu buryo rwose ntabizi. Ubona ko umukobwa wari bamuhumanyije cyangwa se bari bamuruze mu yandi magambo ko muri ako kanya wa musore wari mu modoka ubona ko kwihangana rwose byanze ari kwibaza ati ariko se buriya rwose buriya ntagiye gushya. Ariko agahita asohoka agiye kureba ukuntu yimeze. Wa musore nawe agikomeje kumubwira ati
ibyo ngibyo rero nimba bagumanyije rwose ibintu birumvikana, ariko akamubwira ko n'ubundi bitaravanaho ko yabaruhije, akamubwira ko agomba kuba yamusobanura ibintu byose kano kanya kandi akamuhereza n'amafaranga ashaka. Wa musore agatagera amubwira ko ibi ngibi agiye gukora atarabimwemerera. Wa musore rero amaze kumubona agahita amuseka cyane amubwira ati Mana nyagasani ndi kubona rero umeze nk'ubutabera. Wa musore akamubwira ko yarahiriye agiye kujya mu gipolisi ko azarinda abaturage bo muri kino gihugu ndetse asigasire n'ubutabera, akamubwira ko nta muntu uri hejuru y'amategeko nubwo yaba ari we. Wa musore rero ari kumwumva arangije atendagira ngo rero twumvikane ati ano mafaranga bagiye kuma tugiye kuyagabanamo kabiri, ngo igice kimwe nayo njyana ikindi cyangwa se ikindi cya kabiri uve mu gipolisi nta kintu na kimwe ujyanye. Wa musore rero ari kubyumva akamubwira ko ahisemo ikindi kintu cya gatatu cyo kudafata amafaranga ndetse no kutava mu gipolisi. Arangije akaza agiye kumwegera ubona ko bari bagiye guhangana. Wa musore agatubwira ati hagarara rero aho ngaho ari gukora inyuma, ubona ko yari ari gukora ku mbunda, ubona ko yari arahita amurangiza. Wa mukobwa ari kubyumva, wa mupolisi yitonze agahita abona nawe atangiye kuba yamurwanya, agahita afata amapingu akayamutererera amubwira ko yayiyambika rwose. Wa musore agahita abona rwose ariseriye, arangije agahita atangira kuba yayiyambika. Arangije ati ngaho rero ngwino rwose tugende hariya. Arangije agahita abazana, agahita abwira n'umupolisi ko yakwicara hano, nawe rero agahita yicara agakomeza kumubwira amagambo mabi amubwira ko ibi byose ari ukubera ko atamwumviye, ko abantu bose batumvira abantu babakuriye cyangwa se abayobozi babo, kandi uko nguko birangira bimeze. Wa musore agahita akomeza kumubwira ko rimwe na rimwe ubutabera ku bantu hari igihe bitinda, ariko n'ubundi ko birangira babonye. Muri make akamubwira ko nawe bwa nyuma na nyuma bitewe n'ibintu byiza akora kazabihemberwa. Wa musore rero ariko byumva ubona ko atabyitayeho, agahita yihindukira abwira wa mukobwa ko yagenda akazana amafaranga yose afite muri iyi nzu cyangwa se ahita amukorera ikindi kintu kibi. Wa mukobwa akamubwira ko afite amafaranga menshi cyane ariko ko basi yagenda kimwe cya kabiri noneho nawe akamusigira ikindi. Wa musore ari kubyumva, wa musore akamubwira ko ahangaha nta burenganzira afite bwo guhitamo ko yagenda akazana amafaranga cyangwa se areba ikindi kintu amukorera. Wa mukobwa koko agahita abona mugenzi we ibintu amukoreye, arangije agahita agenda agiye kuba yayazana. Uno musore rero ubona ko ibintu ari gukora rwose atabishaka. Wa mukobwa arangije agahita aza afite amafaranga menshi cyane. Wa musore agahita yamwaka yitegereje neza koko agahita abona ni amafaranga menshi cyane. Arangije ati ntihagire rero ikintu na kimwe uzavuga, njyewe ngiye kwigendera. Wa mukobwa ati none se njyewe rwose ndaza kubona iki? Wa musore yitonze akamubwira ko ataraza kujya muri gereza, ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati none se nari kujya muri gereza nta cyaha na kimwe nigeze nkora? Wa musore akamubwira ko yabikoze byinshi cyane. Wa mukobwa ati none se urakeka ibintu byose ushaka wabibona cyangwa se wabikora kuko uri umupolisi? Wa musore akamubwira ko yabikora. Wa mukobwa yitonze agahita atangira ko yamwegera amubwira ko amukunda cyane, amubwira ko yikundira abasore bameze gutya. Wa musore wundi ubona ko atunguwe cyane. Umukobwa we agakomeza kumubwira amagambo meza amubwira ko hari n'ibindi bintu bakora byinshi bari kumwe. Wa musore agahita akomeza kumubaza ubwoko bw'ibyo bintu. Wa mukobwa ati urugero rero ukaba nk'umwunganizi wanjye. Wa musore muri ako kanya agahita amwikora amubwira ko abantu nkawe cyangwa se abasore nkawe baba bahenze cyane. Wa mukobwa agahita akomeza kumwegera amubwira ko yamuhereza igabanyirizwa cyangwa se hari uburyo byanga bikunda yamugabanyiriza. Wa musore ari kubyumva agahita amubwira ko ibyo ngibyo abikunze cyane. Wa wundi ubona ko atunguwe cyane ati naketse ko rero weho utandukanye n'abandi bose. Wa mukobwa agahita yihindukira amubwira ko yaketse nabi. Wa musore wundi ati ariko se ni nako ko umupolisi uri kurwanira ubutabera? Ataravuga byinshi. Wa musore agahita abika ya mafaranga rwose yamuhaye. Wa mukobwa yitonze ati ngaho rero reba rwose weho ukuntu umeze, bitewe no kutumvira cyangwa se guharanira ubutabera, reba rwose ukuntu umeze. Ati njyewe ntabwo nshaka kuba naba nkawe. Wa musore ariko agahita abona ahari bamugambaniye. Arangije ati none se mwaba mwanteze agatego? Wa mukobwa ati oya rwose ntabwo twaguteze agatego, ahubwo ni weho witeze uramutse witegereje neza. Wa musore ati reka rero tujya kuganira ahandi hantu heza hatari aha, ahandi hantu hihishe. Wa mukobwa ati reka rwose tugende. Barangije bagahita bagenda bagasiga uriya musore hariya. Bageze rero mu cyumba, wa mukobwa agahita akomeza akamubwira ati byanga bikunda rero ugomba kuba wamuhereza igabanyirizwa. Wa musore ati ugomba rero nawe kumva ikintu kiratuma nkugabanyiriza. Wa mukobwa yitonze akamubwira ko arazi gukorera amafaranga menshi cyane, ariko ko mbere na mbere agomba kumenya nimba atazamugambanira noneho nawe karaza kumuhereza ibintu ashaka. Wa musore ariko byumva akamubwira ko rwose nta kibazo, ko nta muntu wazamukoraho ibikorwa byose yaba akora, ko afite abandi bantu babiri bakorana mu ibanga ndetse banamurenze bashobora kuba bamuburanira mu gihe hagize ikibazo kiba. Wa mukobwa rero ariko byumva agahita atangira kuba yamuvanamo imyenda. Arangije ati none se uriya musore uri hanze ntacyo ntiyazavuga abonye ibintu tujya gukorera hano? Wa musore yitonze ati we rwose ntugire ikibazo, uriya musore vuba cyangwa kera rwose agiye kwirukanwa. Wa mukobwa rero
ari kubyumva agahita amubwira ati noneho rero ndi kumva ibintu byose bimeze neza, ibintu byose wari wabikontoreye. Wa musore ati yego rwose niko bimeze, ariko agenda amukurura agiye kumusoma. Wa mukobwa agahita asubira inyuma amubwira ati none se mbaye ngiye rwose ngategura akabayine n'utundi turyo tumeze neza cyane turaza gutuma ugira imbaraga, hari ikibazo? Wa musore ati yego rwose nta kibazo. Wa mukobwa agahita amubwira ko yabugumye hano akanya gatoya none akajya kubizana, arangije agahita amusoma ubona ko ari kumwereka ko bari kumwe, arangije agahita yigendera amubwira ko ataraza kuba yahava. Wa musore nabo rero agahita asigara atangira kwikuramo imyenda. Umukobwa rero nta kindi yakoze, yahise aza hano ku ruhande ari no kwitegereza wa musore wundi ahantu yicaye, arangije agahita afata agatelefone akabwira abantu ubona ko bari hanze ko bakwinjira, arangije agahita afata agatelefone akagasubiza ahantu yari akavanye. Kandi muri ako kanya muri iyo nzu hahise hinjira abandi bapolisi. Uno musore kubyitegereza ubona ko atunguye cyane, agatabona n'abandi benshi bakomeje kwinjira bakamubwira mu marenga ko yaceceka rwose. Kumbe wa mukobwa nawe ari aho ngaho ari kwinywera amazi, abandi bandi bagatabaza bakamwitegereza. Wa mukobwa nawe agahita bacira isiri ko bagenda hirya mu cyumba. Wa musore ubona ko agikomeje gutungurwa cyane, abandi bundi bari mu cyumba ubona ko aramaze kuvanamo imyenda yose. Abangaba bandi bagataza bamubwira ko yajya hasi. Wa musore ati none se niki kijya mbere koko? Abapolisi bakamubwira ko yajya hasi. Wa musore we agikomeje kumubwira ukuntu rwose ari umupolisi ukomeye, nabo bakamubwira ko yajya hasi ko badashaka ko basubiramo. Wa musore agahita abona nta mikino rwose ihari, arangije agahita ajya hasi bakagenda bakagerageza ko bamufata, barangije bagahita bamuzana. Uno musore ubona ko atunguwe cyane. Wa mukobwa agahita aza yitonze amubwira ati kugufata rero byari byoroshye cyane. Wa musore ati none se ibi ngibi uri gukora ni ibiki? Wa mukobwa akamubwira ko bashakaga ko bafata ibimenyetso cyangwa se umuntu mubi w'umupolisi rwose barimo ugenda ujya ruswa zitandukanye. Wa musore ati none se ibi ngibi byose yari agatego? Wa mukobwa akamubwira ko rwose ariko bimeze ko kandi bamaze kuba bafata ibimenyetso byose, agahita abwira bariya bandi ko bamujyana, barangije bagahita bamujyana. Uno musore rero ubundi agatunguwe cyane, arangije agahita ahaguruka amubwira ati tugira ngo rero umbwire ibintu byose biri kujya mbere hano ndetse umbwire nawe uwo ari wowe nyawe. Wa mukobwa akamubwira ko ari umupolisi ukora mu ibanga ukora ku bijyanye no kurwanya ruswa. Wa musore ati none se ibintu byose wakoze ni ibintu mwari mwapanze? Wa mukobwa akamubwira ko rwose ari ibyo kuba bari muri operasiyo yo kugenda bafata abantu cyane cyane abapolisi bagenda bagira ruswa, ugahimubwira ari no kugenda rwose amufungurira ya mapingu. Ako kanya bagahita bamuzanira imbunda ndetse na baji bagahita babihereza wa mukobwa, nawe rero agahita bimuhereza amubwira ko bitewe n'ukuntu yitwaye ndetse n'umurava yagaragaje ko ari we mupolisi bakeneye, arangije akamubwira ko azamwandikaho ibintu byiza kugira ngo babashe kuba bamushimira. Wa musore arangije agahita amushimira cyane. Wa mukobwa nawe agakomeza kumubwira ko azajya yibuka kuba umupolisi mwiza. Wa musore nawe akamubwira ko rwose azabyibuka. Wa mukobwa agahita yigendera ubona ko rwose nawe yari umuntu ukomeye. Umusore agahita asigara hano ubona ko yari atunguwe cyane. Agafilm kashira ko uyu munsi niko kagenze. Nimba gakunze cyangwa se ufite ikindi kintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri comment. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba rugambirije kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.